ndibuka mbere utari waza numvaga nezerewe kuba njyenyine bihagije. duherukana ubwo Eddie yinjiraga, Hawa na Berwa bakimukubita amaso bahita bikanga bararebana. Hawa ahita ahaguruka yegera Berwa maze Hawa ati Berwa, rekera rwese wari ukoze kumfasha, ariko rekera aho bigeze nkomeze nta kibazo. Eddie, ntubibone nabi, njye urimo guteka. Eddie ahita amubaza ati hanyuma se Berwa yinjiye hano gute? Berwa ati nyine Eddie yashakaga Chris, nari muzanye maze nyine mbura umuntu makaribu mpita ninjira, mbona Hawa ari mu gikoni mpita nza kumufasha. Eddie ubwo ahita asubiza Berwa ati sinshobora rwose kuba nagushyiraho ikosa na rimwe kubera ko urimo kugerageza gufasha Hawa, ariko ibyo mwavuze byose nabyumvise nyagasani. Eddie ati rega wasanze yabitetse nabi utangira kubiteka neza. Nanumvise ngo kandi gukunda Chris ntabwo bishoboka ngo kubera ko atazagushimisha nk'umugore. Ndibaza impamvu uri hano niba utamukunda. Nyagasani. Hawa ati ntabwo navuze ko namukunda rwose Eddie, nyine hari ukuntu nyine mbona nyitwaraho bigatuma ntekereza byinshi, ariko nyine rwose Chris ndamukunda. Eddie ati hanyuma se kuki wabeshye yuko uzi guteka kandi utabizi? Hawa ati oya ariko n'ubundi ndabizi. Eddie ati ngende mbazane bose hanyuma Berwa agende ubundi uteke turi kureba. Hawa ati ese ubundi ugamije iki? Eddie ati hanyuma se kugize ubwoba, ntabwo uzi guteka ahubwo na wa munsi tuzi wanyu ni Berwa wari watetse, none n'uyu munsi wamwitabaje kugira ngo byibura aza biteke ubundi uvuge ko ari we wabitetse. Hawa ati nibyo rwose ntabwo nzi guteka ariko nubivuge ngo navuga yuko nakunda Chris kubera ko no kuba nemeye kuza guteka kandi ntabizi ni ukugira ngo nshimishe mama wanyu na cyane ko rwose nkunda Chris wanyu. Eddie atumva nkubwire rero kumenya ukuri ntabwo bizansaba rwose iminsi irenze 3. Mukomeze ibyanyu ariko mube maso hatagira undi muntu babona. Hanyuma se Berwa, ibyo nsanze uvuga koko nibyo? Berwa ati ibiki se kandi? Eddie ati ngo ibyo Chris yakoze byakugumye mu mutwe nibyo? Berwa ubwo yaracicitse ntiyavuga maze ati bisa nkaho rwose byakugumye mu mutwe pe, gusa ariko ukwiye kumenya yuko Chris akunda Hawa kandi ukamenya n'impamvu yagusomye, rero rwose nuze guta igihe cyawe witekerezaho cyane. Ubwo nta kindi Eddie yakoze ahita agenda. Hawa ati ibyacu byari birangiye, teka vuba vuba maze ugende. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye, Berwa yakomeje guteka, umukobwa ashyira ibintu byose ku murongo neza ubona yuko nta n'ikibazo. Ubundi Hawa aragenda arabitegura ku meza bararya, ndetse rwose unabona yuko baryohewe babyishimiye. Mama Chris ubwo yatangiye kuganira ati mu by'ukuri ntabwo nari niteze rwose kubona ibintu nk'ibi ngibi, naguteguriye biriya bintu mbishaka kugira ngo ndebe yuko ushobora kubiteka ariko uranyemeje. Papa Chris ati ariko ntababeshye nanjye arantunguye rwose uyu mukobwa, nta n'undi muntu rwose njye nigeze mbona uteka neza gutya. Ubwo Chris ati ariko rero nabibabwiye pe, nari nababwiye ko ari umuhanga mu guteka murampinga. Eddie ati ni umuhanga rwose biragaragara. Dukomeje gutungurwa. Hawa ati murakoze cyane rwose nanjye nishimiye ko mwaryohewe kandi mukaba mwishimiye rwose ibiryo natetse. Eddie ati nimubana nimuzivune mushaka umukozi rwose kubera yuko uragashoboye. Hawa ati cyane rwose umukozi ntago azaba ari ngombwa. Mama Chris ati mukiri aho ngaho ariko ndagira ngo nyine mupange ibintu byose munatangire kuganira rwose naho ubukwe buzabera, munasohora invitation z'ubukwe. Papa Chris ati nibyo rwose, urangayeho gato Hawa rwose bamugutwara kandi kubona umugore nk'uyu nguyu muri no minsi biragoye. Ese ubundi mwahuye gute? Chris ati ni umushuti wacu waduhuje. Mama Chris ati uwo muntu si ubwo ninde ngo nzamugurira akanura? Chris ati yitwa Raymond ni inshuti yanjye akaba ari inshuti ya Hawa, bariganye nyine kuva kera, niwe wanaduhuje rwose. Kirenze kuri ibyo ngibyo ni n'umukunzi wa Karara. Nyagasani. Papa Chris ati ndumva rwose mumeze neza cyane, mwagiye mwihuza ukuntu. Karara we nukugira rero maze nawe ukatuzanira Raymond tukaramukanya, urumva tukarushaho kumenyana.
ubwo Hawa ahita avuga ati ubuse koko Karara yahita azana na Raymond koko kano kanya haracyari umwana ariga, ntago rwose uyu mukobwa wanyu arageza igihe cyo kubereka umukwe. Ubwo Karara ati ndi umwana se nta myaka y'ubukure mfite. Mama Chris ati Karara rero ni mukuru, nawe nashaka kwishakira umugabo azigendere rwose nta kibazo, kiretse wenda niba hari ikintu Papa Chris yabivugaho. Papa Chris hari icyo wabivugaho? Papa Chris ati nta kibazo rwose, ahubwo Raymond uzamuzane tumumenye. Ubwo tugarutse inyuma y'umuryango, Berwa abahari arimo kumva ibyo barimo kuvuga byose, arangije asubira inyuma mu gikoni aho AJ ari. Berwa ati AJ, sinakubwiye ngo urye vuba maze dutahe hatagira umuntu dusanga hano, ngaho reka nkugaburire. Ubwo nta kindi cyabaye Berwa ahita amwicira iruhande maze atangira kumugaburira anivugisha ati wongeye ko kushyigikira umubeshyi. Bose bishimye bazi ngo akunda umuhungu wabo kandi amubeshya, bazi ngo niwe watetse kandi atari byo. N'umuryango wose wabyinjiyemo kandi rwose uri hano uzi ukuri, ariko ntabwo uri kubivuga. Niyo wabivuga kandi Chris ntabwo yakwizera. Berwa rukomeje kwivugisha mu mutima. Ako kanya yagiye kumva yumva Chris araje. Chris akimukubita amaso aratungurwa cyane maze ahita amubaza ati Berwa muri hano? AJ yose cyane ahita ahaguruka aramuhobera ati papa kutaje kunjyana ku ishuri. Chris ati narimuze, ariko noneho ikindi gihe rwose nzaza. Umeze neza se? AJ ati yego na mama rwose ameze neza, twari twaje. Katarakomeza kuvuga Berwa ahita agapfuka umunwa maze ati AJ wajya ureka kuvuga ibintu byose koko, jya usubiza ibintu bakubajije ntugashake kongeraho ibindi. AJ ati ariko mwarimu yaratubwiye ngo ntihakagire ikintu duhisha papa na mama. Chris ati mama we nagashaka yuko umbwira. None se Berwa uri hano mu gikoni cyacu ukora iki ko nta n'umuntu ubizi ko uhari? Berwa ati nari naje kureba Eddie. AJ jya vuba tugende. Ubwo Chris amwicira iruhande maze ati waje kureba Eddie se kubera iki? Niki waje kumubwira? Hanyuma se kuki waje ukajya mu gikoni? Berwa ati naje ndasuhuza nyine nimwanyumva, mpita niha karibu nyine birangira ngeze mu gikoni. Mu kugera mu gikoni masanga Hawa arimo guteka mbamuganiriza. Nyine mu by'ukuri narindindiriye ko AJ asoza kurya maze tugataha. Chris ati okay, none se Eddie umushakira iki? Berwa ati Eddie niwe nje kureba, ntago ari we nje kureba ku buryo nakubwira ibyo ngiye kumubwira. Chris ati okay. Chris ati ndumva ufite kubimbwira kubera ko winjiye mu nzu yacu tutabizi, ugira no mu gikoni nta waguhaye uburenganzira. N'ubu ngubu bicaye muri salo batazi yuko hano hari umuntu, kandi mama wanjye ntago yakihanganira rwose kubona umuntu atazi mu nzu ye. Ntago yakita ngo uruwo kwa Hawa kubera ko ntaguhaye karibu, rero ufite kumbwira. Berwa ati numvaga mu by'ukuri mukumbuye, ndavuganire kanze murebe. Chris ati ngo iki wari ukumbuye Eddie se? Berwa ati yego, niyo mpamvu ndi hano ahubwo mumbwirira azi. Chris ati ntago mbyumva, gute se wakumbura Eddie? Ntago numva ukuntu ari cyo cyakuzanye hano pe. Byibura niyo umbwira ngo wazanye AJ kugira ngo murebe, ariko ngo wari ukumbuye Eddie, umukumbura se kubera iki? Nyagasani. Berwa ati ko bikurakaje se? Chris ati sinzi impamvu nyine, gusa sinimo kubyumva neza kubera ko nta mpamvu rwose nimwe ufite yo gukumbura Eddie, gusa nacyo reka tubyihorere, ahubwo nyine umbabarire rwose ku byabaye ejo. Berwa ubwo ahita yivugisha mu mutima ati Hawa yarambeshye ngo ndimo kwikunishwa kuri Chris kugira ngo nzamumutware. Yari abizi neza ko atari byo, ahubwo yari afite ubwoba ko ndavuga ibye, none kuki ahubwo ibyo yambeshye ntabishyira mu bikorwa. Chris ati ese ko mbona wagiye kure bite? Ndimo ndakubwira ngo mbabarire ku byabaye ejo, nyine ndavuga nti nyine ndabizi ntago nagombaga mu by'ukuri kubikora kuriya. Berwa ati ariko byari byiza. Nyagasani. Chris ati ngo iki? Berwa ati nyine byari byiza nubwo byandakaje. Wese wumvise ari bibi? Nyagasani. Chris ati ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kuvuga. Berwa ati narabyishimiye, nta na rimwe nigeze rwose niha umuntu ngo nyine akore biriya wakoze, ariko weho wabikoze nyine unantunguye.
rero numvise nyine ari byiza, ahubwo Nyagasani ubwo umukobwa yarongeye yegera Chris maze ati sinzi nyine niba wakongera nyine ukabinkorera nk'uko wari wabikoze. Chris araseka ati koko se urakomeje? Berwa ati yego ndakomeje. Nyagasani Chris ubwo yahise amwegera gake gakeya nta gushidikanya, agiye kongera kumusoma. Berwa ahita yegera inyuma gato maze ati wari wibagiye se ko ufite umukunzi? Ubwo agiye guhaguruka Chris aramwicaza maze ati ase Berwa ugamije iki koko? Berwa ati nese nkoze iki? Chris ati hanyuma se washaka kureba uko ndaza kumera cyangwa uko nditwara? Ko wari ubizi ko se mfite umukunzi kubera icyo nyitwayeho kuriya ukambwira ngo nongere? Wumva gushaka se kungerageza? Ngayishime rwose ibyo washakaga birabaye. Berwa ati yaba byibuza wizeraga yuko ibyo Hawa yakubwiye kuri njyewe ari ibinyoma. Chris ati ubwo se niki cyabinyemeza? Berwa ati wishaka iki bikwemeza wowe nyizera. Chris ati oke nta kibazo ndakwizeye, wenda yari yarakaye nyine ahitamo kuduteranya, ariko reka tubyibagirwe. Berwa ati oke nizere ko nazongera kugutegereza ngo uze ujyane umwana ku ishuri maze nkakubura. Chris ati ntago bizongera. Ese koko byanyabyo wari ukumbuye Eddie? Berwa ati yego. Chris ati kubera iki atari njye wari ukumbuye? Berwa ati ahubwo se kubera iki yaba ari we nakumbura? Chris ati kubera ko ndi papa w'umwana wawe. Berwa ati ariko ibyo ngibyo ntago bisobanuye ko nagukumbura. Chris ati kubera iki se? Ese kuba uhumura neza cyane ni irihe banga ukoresha? Berwa ati none se muhumura neza kurusha Hawa? Chris ati nta n'ahantu rwose muhuriye. Berwa ati nyine ubwo wahisemo nabi, wari kurindira njyewe. Chris ati Berwa wajya ureka kuvuga amagambo nk'ayo ngayo koko uba urimo kunshanga ujagaraza ubwonko bwanjye. Berwa ati urabikunda se? Umukobwa arongera akamwegera. Ako kanya Eddie arinjira maze ati Berwa. Bahise bikanga maze buri wese yegera hirya nawe atunguye cyane. Eddie ati Chris muri mu biki? Chris ahita ahaguruka ati nari ndimo nyine mvugana na Berwa, ambwiye ko ariwe yaraje kureba, ubwo nyine muvugishe kandi nyine umufasha asohoke batamubonye. Chris ugahita agenda. Eddie ati Berwa mwari muri mu biki? Berwa ati ntabyo nyine twari turimo turiganirira bisanzwe. Eddie ati bisa nkaho urimo gutwarwa ukagira ibyo wirengagiza. Berwa ati ngo ndimo kwirengagiza ko Chris akundana na Hawa se? Ibyo rwose ndabizi, ariko ntabwo bikuraho yuko nakora icyo nshaka. Eddie ati icyo ushaka ni igiki? Berwa ati reka ibyo ngibyo tubireke, ahubwo Eddie nshaka rwose kukubwira ibintu byose nta na kimwe nsize, ubundi ugafasha Chris akirinda. Eddie ati mbwira ngo teze amatwi. Ubwo Berwa nta kindi yakoze, abwira Eddie bya Hawa byose, ndetse kandi anamubwira gahunda zose umukobwa Hawa afite, ariko mu byo yavuze byose ntabwo yamubwiye iby'umwana. Berwa ati mu by'ukuri mba nifuza gufasha Chris, ariko ndamutse mbimubwiye nta kimenyetso rwose ntabwo yabyemera. Rero nshaka yuko rwose ubimwumvisha ukabinkorera, ubundi akareka Hawa. Eddie ati ndumiwe pe, ntabwo rwose njye nari nzi yuko ari uko bimeze. Cya gihe wambwiyeho bikeya ngira ngo rwose ntabwo biri seriye, ariko ubu ngubu noneho rwose ngiye nabyumva. Hawa na Raymond ni abantu rwose babi cyane pe, noneho Raymond we ntazanyira pe, azambwira ukuntu yifata agakinisha mushiki wanjye Clara. Berwa ati ntago ariko ngiye mbikubwiye kugira ngo biteze ikibazo rwose Eddie. Ndashaka yuko Chris yirinda Hawa kubera ko rwose nawe wumvishe yuko badakwiranye habe na gatoya. Ikirenze kandi kuri ibyo ngibyo nakubwiye nuko iby'ishuri yababwiye rwose naryagira ni ibinyoma gusa yababeshye, ndetse kandi iryo yeretse Chris niryo yari yatiye icyo gihe. Nyagasani ubwo Eddie ati ese kuki abakobwa mumeze gutyo koko? Umuntu arabakunda by'ukuri, ariko mwebwe sinzi rwose ibintu murimo muritekerereza. Byose ubundi ni Raymond wabitangije, niwe washutse Hawa, arangije namuhuza na Chris, barangije abaginga ashaka babishyiramo na mushiki wanjye Clara. Ubu ngubu noneho rwose ngiye nakumva impamvu wahora kubwira Chris ari amagambo yose, wabaga umuhangayikiye kubera ko akunda Hawa. Berwa ati mu by'ukuri
biba ari ibintu bibabaje cyane kubona rwose ubana n'umuntu uzi yuko mufite gahunda imwe kandi we hari ibindi bintu arimo guteganya. Noneho kuvuga ngo Chris si muzima byo ni ikindi kibazo ukwacyo kubera ko nuko musebya. Eddie ati ntugire ikibazo rwose, ibyo ngibyo ndaza kubyitaho kandi utuze rwose ntiwongere guhangayikira Chris kubera ko sinzatuma rwose abana na Hawa. Berwa ati nukuri uzaba ukoze pe. Eddie ahita amubaza ati hagati aho ngaho ariko hari icyo nshaka kuguha. Ubwo Eddie amuhereza telefone maze ati wambwiye ko nta telefone ufite kandi rwose ni ngombwa yuko uyigira, rero akiri iyi ngiyi ujye uyikoresha. Berwa ati wari ukoze ariko ndumva rwose atari ngombwa. Eddie ati oya ni ngombwa cyane, ubu sinagukenera kugira abantu uvugisha, uzajya uyikoresha. Berwa ati iyo nshaka telefone nkoresha iya mama Hawa cyangwa se iya Erika, ahubwo rwose reka ngende, hari izindi gahunda ngiye kujyamo. Eje tugende. Eje ahita aza maze ati ntabwo se dusezera papa. Berwa ati papa se ntiyagusezeye? Eje ati oya ariko hari akantu nshaka kumubwira. Berwa ati Eje turi kwihuta uzamubwira aje kukureba kugira ngo ujye ku ishuri. Eje ati oya njye ndamushaka papa. Eddie ati reka muzare nta kibazo. Ubwo ahise agenda. Berwa atari kuwundi ubushaka kundushya kubera iki? Eje ati maze papa aragukunda. Egasani. Berwa ati kubera iki? Eje ati sinawoze se mbona ukuntu nyine yarari kukwegera, yaragiye no kongera kuguha akabizu, kandi mwarimu yatubwiye ko twebwe abana tutagomba guhana utubizu, ahubwo ko papa na mama aribo bagomba kuduhana kubera nyine baba bakundana. Berwa ati Eje njye rwose ntabwo nkundana na papa wawe pe, kandi urabizi rwose uriya si papa wawe, ni uko yemeye kumukubera. Bakiraho Chris aza ari kumwe na Eddie. Chris ugahita aca bugufi maze ati ngambwira mukobwa mwiza. Eje ati nashakaga nyine kukubwira ngo wowe na mama muzabane kubera ko n'abana twigana ba papa wabo babana na ba mama wabo. Chris ati tuzabitekerezaho. Berwa ati ratarakubeshya. Chris ati ariko ujye utwara umwana gake yabirwa abavuze ikintu kubera ko agishaka. Berwa ati ninamuhakanira se hakiri kare akazajya gushaka waramaze kubana na Hawa, nzajya mubwira ngo iki? Eje ngwino twitahire rata. Berwa ugahita amuterura arababwira ati bayi rero turagiye. Chris ati Eddie bageze mu rugo rero ngenda cyaganira na Hawa, ikindi kandi Berwa ujye mu mwana muvugishe mbere yo kuryama na mu gitondo kandi umbwire ko usoje kumutegura nze murebe, ariko siko nta telefone ugira. Okay nta kibazo. Ubwo Chris ahita amureza telefone ntoya akamubwira ati no telefone ntabwo nayikoreshaga cyane, uyifashe ujye uyikoresha nta kibazo, ubwo niyagira uguhamagara umubwire amamagare ku yindi. Ubwo Berwa yanga kuyifata maze akareba Eddie. Chris ati bite se kutarimo kuyifata? Berwa ahita yifata maze ati nta kibazo nzajya mbikora. Chris ati okay sawa nugera mu rugo nta kibazo uze kumbwira, nimero yanjye irimo uraza kuyibona. Eddie ngabo bantwarire. Ubwo Eddie ahita avuga ati Berwa tugende. Ubwo bahise bagenda maze Chris asigara yivugisha atari ku wundi ubungubu byari ngombwa yuko muha telefone kugira ngo ajya muri ya mwana muvugishe. Ese ubundi ko anshishikaje cyane nk'aho ari uwanjye. Chris we ibuka yuko ugiye gukora ubukwe. Banumva nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo banumva ari njye uriha, banumva ntazigera nkuvaho, nzakora icyo ari cyo cyose nkugumeho, kuko urukundo mba naho narusanga nawe nabona unyitaho nk'ukubikora we mami. Ubwo tugarutse aho baririye, Hawa abarimo kuhatunganya byinena, nuko Karara araza ati
ntiwabuze byose byibuza uzi guteka. Hawa ati erega uzankunda kubera ko n'ubundi naho wankira ibyo wigira byose naho uzankira. Bakiraho Chris ahita aza maze ati baby kubera icyo ari we urimo gukora ibi ngibi. Hawa ati niko mama wawe yabimbwiye. Chris ati ariko nawe arakabya pe, yakuvunishije cyane urateka ariko ngo natunganye na hano byiwarere rwose Karara araza kubikora ahubwo ngwino nkubwire. Bahise bagenda maze baricara maze Chris ati ababyeyi bakwishimiye rwose ubu ngubu noneho ingingo y'ubukwe rwose bwacu niyigezweho. Shaka yuko duhitamo itariki y'ubukwe naho ubukwe buzabera tukajya no kuvugana nabo hakiri kare. Birumvikana ko tugomba no gukoresha invitation hakiri kare, urabyumva ute? Hawa ati hari aho nshaka yuko tuzakorera ubukwe, reka ejo tuzajye kuhareba. Chris ati nta kibazo, ubwo ni nabwo tuzavugana iby'itariki y'ubukwe. Hawa ati ariko nshaka yuko rwose tubukora bitarenze kuno kwezi. Nyagasani Chris ati kubera iki se? Turirukanswa n'iki? Hawa ati ntacyo ariko niko mbishaka. Chris ati okay, ntacyo rwose bitwaye niba ari kubishaka. Hagati aho ariko warambabaje Hawa, nirinze kugira icyo nabivugaho gusa warambabaje. Sinumva rwose ukuntu wewe wagiye ukifata ukabwira berwa ngo nta kintu nshoboye ngo urama nkabyanga nyine rwose ibintu nk'ibyo ngibyo kubera icyo wabimubwiye. Hawa ati ngwiki byose ninde wabikubwiye kandi yarakubeshye. Ngiye naramubwiye ngo nkunda ukuntu rwose Chris ahagarara ku ijambo rye ku buryo njya namuhaka byanga. Nta kindi kintu ngiye nigeze mvuga, ibyo yakubwiye rwose ni ibihimbano. Chris atari ko subwo namenya rinde uburi kuvuga ukuri. Hawa ati ntago sunyizera. Chris ati yego ndakwizera ariko ndabizi neza yuko rwose berwa atari umuntu wo kumbeshya ariko nyine kandi nawe ndakwizera. Hawa ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Gute wizera uriya mukobwa narakubwiye gahunda ye? Chris ati ariko waramubeshyeye. Berwa si umuntu mubi rwose niyo umurebye mu maso uhita ubibona yuko nta kibi rwose ateganya, ahubwo hari igihe numva hari ikintu akuziho gikomeye ngiye nazi kandi yanze kwerura rwose ngo ambwire. Hawa ati Chris niba ushaka yuko njye nayo tumerana neza rekana n'uriya mukobwa, si n'umuntu rwose muzima mwanaganira ibifatika. Ubwo Chris atushatse kuvuga iki se ngo si umuntu muzima? Umukobwa wabyaye abandi bazikuramo, umukobwa wareze umwana we abandi babajugunya mu musarani cyangwa bakabihakana, uwo muntu subwo niyo ataba muzima koko ko ahubwo ari wowe ufite ikibazo. Nyagasani Hawa ati ese ko numva uri kumuvugira cyane? Chris aterega nawe urakabya kumusebya. Hawa atari kumenya hari ikintu ubona muri ya mukobwa kuba ari yuko aranamusomye kandi ngewe niyo nkwegereye urahunga. Chris ati byose kandi wabikuye hehe? Ntutekereze yuko hari ikintu kidasanzwe cyabinteye, nuko yansakurije ambwira ngo nta kintu nshoboye ngo no gusoma na sinabishobora maze nkahita nisanga nyine namusomye kugira ngo nyine mwereke yuko nabishobora. Hawa ati iyo byereka se ngewe mukundana, iyo byereka ngewe mukundana ra ubu wararebye ubona ko afite iminwa myiza kundusha uravuga utireka bari we nsoma nta nisoni. Nyagasani Chris ati wivanga ibintu rwose Hawa kandi utabifata nabi, gusa nyine hari ukuntu numvise berwa nyine afite impumuro nziza pe, wazamubajije ibanga akoresha nawe ugahumura neza nkawe. Hawa atari kubundi Chris izo mbaraga usigaye ufite uzikura hehe? Ntushobora gushimishwa nuko mpumura ahubwo ushaka yuko mpumura nk'abandi? Ninde wakubwiye ko ngiye se nahumura nk'uriya muturage? Niba ari berwa ushaka uzamusange. Ubwo umukobwa ahita yimyoza maze ahita afata agasakoshi karagenda. Chris atari ko subu nguziriye kosa koko kuba mvuze ngo uzahumure nkaberwa iryo ni ikosa? None se niba narumvise berwa ari uri kumpumurira neza uragira ngo mbigenze gute? Asiki ibyo ngibyo nibikureba rakara sinakwinginga. Ubwo akiraho mama Chris ahitaza ati ko Hawa asagiye arakaye bigenze gute? Chris ati mwihorere mama ibyo ngibyo nibimureba, genda mubwira ngo azashaka ukuntu yahumura nkaberwa bikamurakaza. Mama Chris ati berwa se kandi uwo ninde? Chris ati ni wa mukobwa bafitanye isano. Mama Chris ati umwe ngo wasajije Eddie se? Ese uwo mukobwa ubundi ameze gute wabishe mu bwonko? Eddie amukunda kubi none nawe ngo impumuro ye ibaye ikibazo hagati yawe na Hawa? Bite by'uwo mukobwa ngo niberwa ubundi? Chris ati ni umukobwa mwiza mama, buriya hari ibintu abantu bajya bivugisha bakabwira abakunzi babo ngo no mu bundi buzima bazabahitamo
ariko ndakubwiza ukuri ko niba rwose mu bundi buzima harimo gushaka abagore, ni ukuri Berwa ntabwo yazancika. Mama Chris ati yego komana, menya ariko wa mukobwa adasanzwe da. None se wamushatse muri ubu buzima ko mu bundi buzima ari kera? Chris ati ntabwo nahemukira rwose Hawa, ikindi kandi sinekereza ko Berwa n'ubundi yanyemera kubera yuko afunga umutwe. Ukuntu noneho umuntu uba warabyaye adakozwe ibintu by'inkundo nabyo ni ikigeragezo. Mama Chris ati yarabyaye se? Chris ati yego afite umwana, noneho uwo mwana yarambwiye ngo mubere papa, mbona ntago nabyanga. None ubu ngubu nyine ninjye papa w'uwo mwana, ninjye ujya kumureba nkamujyana ku ishuri, niya mbonye rwose aba yishimye nk'ubonye papa ye wa nyawe. Nyagasani Mama Chris ati nyamara ndumva uwo mukobwa rwose mufitanye byinshi bibahuza, ndumva rwose wagerageza ukareba ko byakunda, hanyuma no mu bundi buzima mukazageranayo. Chris ati ariko mama uri kwibagirwa yuko mfite ubukwe rwose na Hawa. Mama Chris ati nyine urumva ibyo ngibyo nta kintu byaba bikimaze rwose, ugomba guha umutima wawe ikintu ushaka gusa, ariko nyine nanone reka ndeke kuba nagushuka, ntabwo wahemukira Hawa, kandi nyine nawe mu by'ukuri ni umukobwa mwiza, azajya anagutekera ndetse kandi azanakurerera rwose abana neza. Chris ati byose ni byiza gusa nyine gahunda nkubwiye niyo ngiyo, muri ubu buzima ni Hawa, mu bundi buzima rwose nzirukanka kuri Berwa kubera ko uriya mukobwa afite rwose ukuntu aryoshye pe. Noneho mama uwo mukobwa hari utugambo yivugisha nkumva rwose yanyifatira akankoresha icyo ashaka. Mama Chris ati ayo magambo si ubwo nayo umuntu ufite ubukwe? Komerezaho di. Chris ati ariko mama ntugatekereze ibintu byinshi, erega mama ntabwo nahemukira Hawa, nibyo rwose nshobora gushimishwa nyine na Berwa, yewe nkanavuga yuko nzanamwirukanka inyuma mu bundi buzima, ariko ntabwo nahemukira Hawa, yangiriye icyizere nyina mu mutima we, none tugiye no kubana, rero niwe wanjye. Mama Chris ati nibyo rwose. Numvaga nezerewe kuba njyenyine bihagije, maze kuza ndanezerwa mindi nkuru iri munezero urutuwa mbere, ukuntu nirirwa nabi iyo utandi hafi, wakuye ibyo kuba umwe. Amasaha ubwo yakomeje gucaho maze burira, tugaruka ahantu hameze nko muri hoteli mama Hawa ari kumwe na Berwa. Ubwo bakira papa Juliette yitaza arabasuza ahita yicara ati mumeze gute se? Mama Hawa ati turaho, ubushize twahuye n'umukobwa wawe, none uyu munsi uriyiziye. Papa Juliette ati nagombaga kuza kugira ngo ndebe uyu mukobwa mwiza kubera ko numvishe Juliette yamwishimiye cyane, kandi rwose ndabona ameze neza. Berwa urumva uri tayari se gukora akazi? Berwa ati cyane rwose, ariko sinumva rwose impamvu mfite gukora nijoro. Papa Juliette ati ntabwo bakubwiye se? Mama Hawa ati ntabirenze, aramenya ibyo akora ageze ahantu abikorera. Papa Juliette ati oke nta kibazo. Hanyuma rero Berwa ugiye kujya mu cyumba nimero 87, urakomanga hanyuma nyine uramenya ikintu uraza gukora ugezeyo. Mama Hawa ati ariko ntabwo muratubwira amafaranga, umukobwa wawe yampaye makeya rwose. Papa Juliette ati amafaranga urayazi ni yayandi, ni ukuguha 200,000, ubwo ndaguhishana kubera ko Juliette yaguhaye andi, hanyuma kandi ayo Berwa araza kuzana uko yabangana kose nawe araza kubaye. Berwa ati ese ko numva ibyo bintu ntazi ubwoko bwabyo, amafaranga angana gutyo nayiki? Papa Juliette ati humura rwose umukobwa mwiza, ahubwo genda mu cyumba nimero 87. Mama Hawa ati Berwa ukora akazi neza rero ku buryo baraguha nk'ibihumbi 500 kubera ko baguha amafaranga bitewe n'uko wakoze akazi. Berwa ati ntugire ikibazo. Ubwo umukobwa ahita agenda. Papa Juliette ati nari nzi yuko rwose zino business wazivuyemo. Mama Hawa aramusubiza ati nasaga nk'umuntu wabiretse kubera ko nta bakobwa nabonaga. Buriya cyagiye mu by'ukuri nabakuzaniraga nyine kubera ko nakoraga amasuku ahantu mu kigo cy'amashuri,
rero nabivuyemo sinongera kubona abakobwa benshi, ariko ejo bundi kari akana ka murumuna wanjye kaje kuba iwanjye, ndavuga nti reka rwose njye ngakoreramo amafaranga. Nyagasani papa Juliette ati ariko bisa nkaho rwose atazi ibyo agiye gukora, kandi bishobora gutuma akora akazi nabi akarakaza umukiriya wanjye. Mama Hawa ati byanashoboka rwose kubera ko n'ubundi kari akana karacyari agasugi, kandi udukobwa nk'utwo ngutwo nta kintu rwose tuba tuzi, ariko kandi mfite n'amakuru y'uko abagabo nyine bakuze ngo bakunda rwose udukobwa nka turiya, kubera ko ngo baratwitoreza bakatwigisha ibyo bashaka, kandi ngo nitwe rwose ngo tuba tumeze neza. Papa Juliette ati ibyo nyine birumvikana, ariko nyine hari abatabyishimira bakumva yuko nyine nabahaye umuntu udashoboye, nk'umugabo bagiye guhura n'umuntu ukaze cyane, ari mu bantu rwose bakomeye cyane, rero nadatanga serivisi nziza ndaba mpombye cyane pe. Gusa ariko nyine nanone nakora neza arahakura amafaranga menshi kubera ko rwose uwo mugabo ni umukire cyane. Mama Hawa ati Imana rwose dufashe Berwa akora akazi neza, ariko menya hari bino bintu bibamo amafaranga menshi. Papa Juliette ati amafaranga rwose yo abamo menshi, ndetse naho sinekereza kubikomereza hanze nko mu bihugu byo muri Aziya, ariko nyine nanone nkomeza kumva ari ukurengera cyane pe. Mama Hawa ati oya si ukurengera, icyambere ni amafaranga. Papa Juliette ati erega amacaka rwose no kubireka, nuko umukobwa wanjye abyanga, kubera ko buriya mu by'ukuri nabitangiye nazi yuko bizagera hano, none njya no kubona rwose nkabona abagabo b'abakire baramamagaye, hari n'umbwira ngo ashaka abakobwa nka 3 icyarimwe, noneho n'abagore basigaye bambwira ngo mbashakire abasore, nyine byafashe indi ntera pe. Mama Hawa ati ariko nibyo byiza. Papa Juliette ati ntago ari byiza mu by'ukuri kubera yuko urumva nyine mfite impamvu bwite yatumye mbitangiza, banumva bitanshimishije nyine kubera yuko si ubutwari ahubwo ni ubugwari pe. Mama Hawa ati menya ariko uri umugabo udasanzwe. Papa Juliette ati mu by'ukuri nta kidasanzwe, gusa nuko nyine nanjye mfite umukobwa kandi sinshimishwa nyine no kumubona bikora, ikindi abagabo dukorana nyine baba bafite ingo, rero nyine mba numva hari ibyo rwose ndimo kwangiza, kandi amaherezo nyine nzabihagarika. Mama Hawa ati ubundi si impamvu yatumye bitangiza ni iyihe? Papa Juliette ati ni umugore wanjye, sinshaka kuba namuvugaho ibintu byinshi, ariko niwe wabiteye. Mama Hawa ati aracyabaho se? Papa Juliette ati yarapfuye. Mama Hawa ati oh mwihangane, ese ubundi wazashatse undi mugore ufite amafaranga wowe washaka wese yakwemera? Papa Juliette ati oya njye nta muntu nasimbuza umugore wanjye wambyariye. Mama Hawa ati nukuri uratangaje pe. Umugabo ati mu by'ukuri hari abantu dukunda rimwe gusa, ndakubwiza ukuri ko urukundo nakunze umugore wanjye nkimubona bwa mbere ariko n'ubu ngubu nyifite, nanitaye ngo nawe ugihari yarapfuye. Nishimira ko yansigiye Juliette wanjye, rero umukobwa wanjye Juliette niwe mpa urwo rukundo. Ubwo bakiri aho ngaho bagiye kubona babona Berwa aje yirukanka, ubona yuko yakubaguritse umubiri wose, ubwo kandi n'akaboko ke kari kavunitse, afite n'amafaranga menshi mu ntoki. Ubwo Berwa wari ufite amarira menshi ati naka kazi mwambwiraga, njye nigeze mbabwira yuko nshaka kwigurisha, ubundi we nta mukobwa ufite, wararebye ubona ari njye ukwiye kuzana kugurisha ku basaza, mufate amafaranga yanyu. Nyagasani ubwo Berwa yashugunye hasi ya mafaranga. Mama Hawa ati Berwa tuza umbwira ikibaye bigenze gute? Berwa ati ibyo warunyorejemo sura biyobewe, wahoze uri indaya wigurisha, none wumva yuko nanjye ariko byagenda, utekereza ko njyewe se nakigurisha? Umugome gusa, uretse ndabibwira mama sha. Nyagasani Berwa yahise agenda abaza Papa Juliette ati bisa nkaho rwose wibeshye ku muntu, uriya mukobwa ntiwari ukwiye kumuzana. Mama Hawa ati ubu se ndabigenza gute kweri? Nabibwira nyina ntabwo ndaza kumukira, noneho arazi nangaha kandi nyina agira amahane kubi cyane, ese ubundi aya mafaranga nayiki? Papa Juliette ati ubwo nyine nayo bari bamuhaye imbere y'akazi, bari no kumuha yandi asoje akazi. Mama Hawa atoragura amafaranga maze ati reka nze nyajyane wenda ndayamuha acururuke. Papa Juliette ati mukurikira umuganirize, umubuze rwose nabibwire nyina, ariko kandi ikindi gihe ujye uzana abakobwa batameze kuriya. Nanjye reka njye kureba umukiriya wanjye muturishe, ubu ngubu yarakaye.
nyagasani. ubuzima numva nshaka gukomezanya nawe mami iherezo manumva ari njye uriha manumva ntazigera nkuvaho nzakora icyo ari cyo cyose nkugumeho kuko urukundo mba naho narusanga nawe ntabona unyitaho nk'uko ubikora we mami. Hagati ubwo tugarutse mu rugo kwa Chris, aba yicaye mu ntebe ari kureba muri telefone, nuko Eddie akaba araje akicara. Chris ati uje nagushakaga bro. Eddie ati hari icyo nshaka kuba nakubwira nanjye ariko banza umbwire wowe. Chris ati wese wabanje bro. Eddie ati oya bari ubanza nta kibazo. Chris ati ese bro ko warusomye no kumbwira wambwiye basi se nibijyanye n'iki? Eddie ati ni ibintu by'ingenzi cyane binarenze rwose uko bitekereza, nyine ngomba kubikubwira kugira ngo wirinde ariko banza umbwire nawe ikintu wanshakiraga. Chris ati nyine maze umwanya ndi kureba kuri social media zose ariko nabuze berwa, niba ataregeza azikoresha simbizi, sinumva ukuntu umukobwa nk'uriya ungana kuriya ataba kuri social media. Eddie ati hanyuma se kuki uri kumushakishiriza ku mbuga? Chris ati nyine nashakaga kwirebera amafoto ye nta kindi, harya ubundi irindi zina rye urarizi? Eddie ati wapi naryo nzi. Chris ati nta kibazo reka mbireke ubwo ndamubuze nta kundi, ngambwira ibyo bintu by'ingenzi washaka kumbwira. Eddie ati reka tube tubiretse gatoya, ahubwo ndibaza kuki mbona usa nk'umuntu washishikajwe cyane na berwa, bimeze biti? Chris aramubaza ati mu buhe buryo se ubwo? Eddie ati nyine sinzi pe, gusa ndabona nyine bidasanzwe. Nka Karinza rwose nabonaga hari ukuntu mwegeranye cyane nk'abendaga gusomana, wanamuhaye telefone ngo ajye kuvugisha, none uri kumushakira ku mbuga ngo urebe amafoto ye kubera iki? Chris ati nawe wabibonye ko ndi mu buyobe? Eddie ati uri mu buyobe ahubwo bukabije cyane, kubera ko nyine urumva bisa nkaho urimo kwibagirwa yuko rwose ukundana na Hawa. Chris ati kandi dufite n'ubukwe mani. Eddie nabibwiye mama aratangara cyane, ariko reka nawe mbikubwire pe, mu bundi buzima nituba twemerewe rwose gushaka abagore ntabwo berwa njye wazancika. Nyagasani. Eddie ati ngo iki? Hako bro uri kwimva ko ibintu urimo kuvuga? Chris ati nyine mu by'ukuri urumva uriya mukobwa ameze neza, je buriya nkunda n'ukuntu aba yitaye ku mwana we, nyine kuri akuntu aba amujyana ahantu hose, noneho hari ukuntu uriya mukobwa ahumura neza, maze rero nawe ubwo yabyiciye rimwe byose, arambwira ngo cyagiye musoma byari byiza, arananyisabira mani ngo twongere nta kibazo. Eddie urabizi nyine ntabwo namusomye kubera irari, ahubwo nuko yandakaje, hanyuma nyine nkabikora ameze nkaho ndi kumwihimuraho mwereka yuko bitananira, gusa nyine yavuze gutyo numva nahita nongera nkamusoma. Noneho yanyegereye arambwira ngo nongere musome, numva kwihangana biranze, ndavuga ni mana yanjye koko ihangana ibirengagize rwose yuko ngiye gusoma uyu mukobwa. Nyimwegera gato umukobwa yese yigira hirya anyibutse yuko nkundana na Hawa sha. Numvise shanjagaraje bro, nukuri berwa sinzi niba yahoze abikora nyine abishaka, gusa nyine yanyiyenjeho cyane bro, menya ari nayo mpamvu ndimo ndakomeza mutekereza. Ese ubundi wamuhamagara? Ariko sindamuhamagara mubwire ngo iki, reka nacyo muhamagare mubwire ko ushaka kuvugisha Edge. Ubwo Chris ahamagara telefone yumva nabwiriho, maze ati byagenze gute se kandi ubu se yaba yagize ikihe kibazo koko? Reka mpamagare Hawa mubazi. Eddie ati ese ufite ikihe kibazo mu mutwe bro, ufite ikihe kibazo koko? Chris ati kubera iki se? Ndabizi nyine ngo berwa n'uwawe, ariko yakuyeho telefone byashoboka yuko afite ikibazo. Eddie aramubaza ati ibyo se bivuze guhamagara Hawa? Ubwo se uramubaza ngo berwa yabaye iki? Arakubaza impamvu wamuhaye telefone. Nakubaza impamvu wamuhaye telefone, arongera nakubaza impamvu uri kumushaka muri iri joro bro, anakubaza impamvu muhangayikiye, gusa uramubwira iki? Chris ati kandi koko ikigaragara cyo rwose nta nubwo ndi gutekereza neza, ubu se koko Hawa nari kumubwira iki? Ngana cyo we muhamagare
hanyuma umubaze rwose niba Berwa ameze neza. Eddie ati ntawe mamagara. Chris ati Eddie waretse Imana ikomera gutyo. Eddie ati wishaka kunkoresha bro, kuki bundi Berwa umwitayeho? Wamenya ibyaha wawe Berwa ukamureka. Niba utashobora kwifata ngo umenye uko ugomba kwitwara ku mukobwa umwe mukundana, ugiye gukora ubukwe bw'iki? Ese ubundi waramukunze? Chris ati mukunda se gute kandi nkundana na Hawa? Eddie ati Hawa se uramukunda? Chris ati yego ndamukunda. Eddie ati ukunda Hawa? Chris ati ndamukunda. Eddie ati hanyuma se ukunda Berwa? Chris ati simukunda. Eddie ati Hawa uramukunda? Chris ati yego Hawa ndamukunda. Eddie arongera aramubwira tuva nkubaze nanone musore, Berwa uramukunda? Chris ati yego ndamukunda. Nyagasani. Eddie yikangamo maze ati ngwiki? Chris ati ariko se Eddie wajya ureka iyo mikino? Ubwo se koko weho umbaje izo nshuro zose koko ngo bigende gute? Ukunda Hawa? Hawa uramukunda? Berwa uramukunda? Ukunda Berwa? Ubwo se kucyumvaga mani wanjagaraza bigezaho ngaho? Ubwo se nikiye kintu kirenze koko ukuri uzi uretse kunesha umutwe mani utuma nsubiza ibintu koko biterekeranye? Kuki nakunda se ubundi mukobwa kandi wo tugiye kubana hari? Urakeka ngiye se ndi nyamugiyo bigiye cyangwa ndi umuhemu? Eddie ati ibyo wavuze wabivuze bro. Nyagasani. Chris ati reka mani igabanya rwose ibyo bintu by'imikino yawe y'ubugoryi. Ubwo umusore ahita agenda maze Eddie asigara avuga tumva ushobora kuba uri kubyirengagiza kubera yuko ugiye kubana na Hawa, ariko amagambo yose wavuze hari ikintu agaragaza. Wenda ushobora kuba utamukunda ariko nyine wavuye mu bye. Ubwo Eddie ahita aryama mu ntebe arakomeza aravuga ati sinakizera ko ku nshuro ya mbere nkunze umukobwa nakwisanga n'umuvandimwe wanjye yamukunze. Ntago nabyizera pe. Kuba abambyaye batarigeze bankunda bisobanuye se ko n'umukobwa nakunze nazigera mubona? Oya, igihe rwose ni iki ngiki ngo nanjye nishime. Berwa wihangane rwose ibyo wambwiye ntacyo mbikoraho. Chris agomba kubana na Hawa kubera ko batabanye yahita kuntwara. Rero Chris ni uwa Hawa nawe Berwa uri uwanjye. Nyagasani. Ubwo uyu musore Eddie nta kindi kintu yakoze ahita Eddie se ko yisubiye Berwa adashaka kubwira Chris ukuntu ibintu byose bimeze. Chris azamenya ukuri bigenze gute? Berwa saraza gutinyuka abwire Chris ukuri ukuntu Hawa mubeshya, cyangwa Eddie azabeshya Berwa yuko nubundi yabimubwiye birangire nubundi icyo Hawa ashaka kigezeho. Andika ibitekerezo bya muri comment umbwira ukuntu uri kubyumva cyangwa se uvuza ko biza kugenda, maze kandi nuze gucikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru y'urukundo rwa Berwa na Chris. Amazina yanjye ngiye mukomeze kubana kuri mikoro umunsi ku munsi nditwa Alpha Sam. Reka dusubire mu bindi bice tumenye biza gukurikiraho. My name is Alpha Sam and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you. Maze kuza ndanezerwa mindi nkuru iri munezero tuwa mbere zukuno nirirwa nabi iyo utandi hafi wakuye ibyo kuba umwe none sinaba
dushaka gukomezanya